Iki ni ikiganiro Justin Bitakwira, umwe mu bayobozi bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko abarizwa mu nteko ishinga amategeko y'igihugu, aho yanga abatutsi ku rwego ruhambaye nk'uko yakomeje kugenda abivuga, by'umwihariko abanyamurenge bakomoka mu gice kimwe, dore ko akomoka muri Kivu y'Amajyepfo, aho yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru Afrika Nzinga, aho bagarukaga ku bikomeje kubera muri Uvira ndetse n'ibindi byose bitandukanye. Reka tugaruke kuri iki kiganiro mwiyumvire ibyatangajwe na Justin Bitakwira. Excellence, c'est par rapport à l'actualité. Nous savons tous la situation qui se présente dans l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement. Umunyamakuru yatangiye amubwira ati, nyakubahwa, ku bijyanye n'inkuru ziri mu makuru y'uyu munsi, tuzi ko hari ibibazo bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu, muri mujyi wa Uvira, aho twamenye amakuru atandukanye kandi abaturage bafite uburenganzira bwo gusobanurirwa. Niyo mpamvu twifuza ibisobanuro birambuye biva ku buyobozi. Ubu bita Justin Bitakwira agira ati, yego Afrika Nzinga, ndi hano koko kugira ngo ntange ubutumwa ku baturage bo muri Grand Kivu, by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko abaturage bo muri Uvira. Uvira imaze igihe kirenga ukwezi ifashwe n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije nabo bita AFC M23, kandi abaturage benshi barahunze, bahungiye mu Burundi, muri Tanzania no muri Karemi, kandi tuzi imibabaro barimo kunyuramo. Mbere na mbere tubifurije umwaka mushya mwiza n'ibyiza byose, ariko kuva muri iki gitondo habaye impinduka, habaye kwinjira kw'imitwe ya Wazalendo, haninjira n'ingabo za leta. FARDC M23 yasubiye inyuma iva mu mujyi wa Uvira, gusa yasize inyuma abagizi ba nabi bamwe batangiye ibikorwa byo gusenya bikomeye serivisi za leta zasahuwe, ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse n'inzu yanjye bwite yarasahuwe. Ibintu bitangaje kandi ntibinera ubwoba nari mbitegereje, ariko ndifuza kugeza ku baturage ba Uvira ubutumwa bw'umwe n'ubwiyunge, kugira ngo hatabaho guhigana hagati yabo, kandi amoko n'imiryango byumve ko ari mu kubana mu mahoro dushobora gutsinda iyi ntambara. Nituramuka dutangiye kwibasira imiryango cyangwa amoko amwe n'amwe, nzi ko tuzaba twibeshye intego, tuzaba twibeshye intego ku buryo bukomeye cyane. Ariko nanone ndasobanura ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira, atari uko yavuye mu gace ka Uvira cyangwa territoire yose ya Uvira, kuko amakuru mfite agaragaza ko icyicaro cyabo gikuru giherereye mu bindi bice biri hafi ya Uvira, ni nko mu ntera za kilometero imwe yonyine cyangwa ebyiri uvuye mu gace ka Sange. Narahageze kenshi, niyo mpamvu nshaka kubwira abavandimwe banjye bose, haba abafurero, abavira, haba abo twita umuryango w'abanyamurenge, hari abanyindu n'abandi bantu batandukanye nk'ababembe ndetse n'ababwaringe. Ndi umufurero, n'umwirondoro wanjye ntashobora guhakana, bityo rero ntidushobora gushyira igitutu no gusenya imiryango imwe n'imwe. Ndamenyesha abari Uvira, bavandimwe banjye, bahungu namwe bakobwa, ko igihe Uvira yafatwaga abenshi mu bantu bagize uruhare mu bitekerezo byari biherekeje M23, abenshi barabafurero, barazwi kandi baramenyekanye. Hari abanyacyubahiro b'abafurero bahamagariye imiryango yabo kujya kwakira abo yise abaje kubohora. Mvuga kubohora mu magambo gusa, iyi message yabayeho. Birashoboka rero ko ejo bundi abantu bazatangira gutunga agatoki bati, abanyamurenge nimwe, intambara ni yanyu. Oya, nta muryango n'umwe, nta bwoko bw'abatagatifu n'ubwoko bw'abadayimoni buhari. Uwo wese ushobora kuba yishinja kandi akaba ari umunyamuryango wa M23, nta gushidikanya yaba yaravuye mu mujyi. Naho uwaba waragize ubwoba kandi atari muri abo ngabo cyangwa adafite ahuriye n'iyi ntambara, akaba yarahunze umujyi, nagaruke. Ntitugomba gutangira gusenya insengero z'amoko cyangwa z'imiryango, ntitugomba gusenya amazu y'abantu. Oya, ahubwo dutsinde amahoro, kuko amahoro aratsindwa iyo dushyize hamwe. Ko kugeza ubu mu buryo twumvikanyeho nk'ubudashoboka gusobanurwa byoroshye. Ntabwo tuzi neza impamvu nyakuri yatumye M23 iva mu mujyi wa Uvira, ntituzi icyabiteye. Birashoboka ko ari umugisha w'Imana
njye nahoraga mbwira buri wese wifuza kunyumva ko abakuze bacu mu migani ya kera badutozaga buri gihe bati iyo ibibazo bigufashe ku muhogo ugomba kwiga kumira bike niyo byaba bikurya nk'amahwa. Ni ukuvuga ko ugomba kwiga kwihangana. Icya kabiri, abantu bagomba kumenya ko bishobora kuba ari amahirwe yo gusudira ubwiyunge hagati y'imiryango n'amoko atandukanye atuye muri Uvira. Nanone turasaba guverinoma, minisiteri y'ingabo, ubutegetsi bukuru bw'ingabo, etat-major generali n'urugo rwa gisirikare rwa perezida ko Uvira yakongererwa umutekano n'ingabo, kuko ejo cyangwa ejo bundi twabyuka twumva bati oya baragarutse. Ni ngombwa rero kohereza ingabo nyinshi, kongera amasasu, kongera intwaro, kuko ku bijyanye na Uvira twanyuze mu bihe bikomeye kuva kera. Umwanzi yakoresheje amayeri yose ashoboka kugira ngo aducemo ibice, aduhanganisha ubwacu. Yakoresheje bamwe muri twe kugira ngo ace intege Wazalendo bareke kurwana. Ndibuka umuntu wanditse avuga ko minisiteri y'ingabo yaba yarohereje miliyoni 12 cyangwa 14 z'amadolari muri Wazalendo, ko perezidansi yaba yarohereje miliyoni 2.2 z'amadolari kuri Wazalendo, maze ayo mafaranga akaribwa cyangwa akanyerezwa. Uwo ni umwanzi, ni M23 mu mutima, ariko mu maso agaragara nk'umunyekongo. Ariko ayo mafaranga yaturutse ninde? Wabonye aho ayo mafaranga yatangiwe. Icyari kigamijwe ni ugusaba Wazalendo kureka kurwana. Bababwiye bati mwibwe miliyoni zigera kuri 14.2 z'amadolari. Ibyo byose n'abanyarwanda bakoresha abo bantu barazwi, baramenyekanye neza. Nshobora no kukubwira ko muri abo bantu harimo n'abavandimwe banjye bakoreshejwe kugira ngo baduce intege, bace intege Wazalendo, bace intege imbaraga nyamukuru zo kwitandukanya n'umwanzi. Barazwi, baramenyekanye. Bityo rero si igihe cyo kwitana ba mwana, si igihe cyo kurwana hagati yacu, ahubwo twunge ubumwe, kuko ubu turi kurwana na M23. Twizere ko ejo cyangwa ejo bundi batazatubwira bati basubiye mu Rwanda, cyangwa ejo bundi ngo batubwire ko bari ku mupaka wa Kamanyora. Tuzi neza ko iyo bitaza kuba ukuboko kw'Imana, uyu mujyi uba warasibanganye kera, yaba ari umukristo cyangwa atari we, yaba ari uwizera cyangwa atizera. Ni ukuboko kw'Imana kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rwego rwa diplomasi hagomba gushyigikirwa umukuru w'igihugu nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ku rwego rwa politiki ni ngombwa ko ibitekerezo bihuzwa, kuko nta bumwe ntacyo twagiraho. Kandi abantu bose babanebwe mu myitwarire bakina umukino wa Kagame n'u Rwanda, kurwanya igihugu cyabo nk'uko bivugwa na Frere Patrice. Urukiko rwa Zambia Ekose ruzabacira urubanza. Murakoze cyane.